turabashuje bakundwa muri Kristo Yesu, muhawe ikaze tena kuri uyu muyoboro wa channel Tsinda TV. Imana amahoro ibaha umugisha, aho turi mu kiganiro kivuga ngo menya isoko y'ibibazo ucamo n'uburyo wabisohokamo. Tuje mu gice cya gatatu, twasize dusezeranyije yuko tuzavuga kubiva ku rwango ruri hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urw'umugore. Imana amahoro ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Ibushize twavuze yuko aho ngaho ariho ruzingiye, niho hari isoko y'ibibazo byose tubona hano mu isi bituruka, ni mu rwango ruri hagati y'urubyaro rw'umugore ndetse n'urw'inzoka. Inzoka twabonye yuko ari Satani, aho uzabona inzoka hose ihagarariye Satani. Aho uzabona urubyaro rw'umugore n'umwana w'umuntu. Reka dusenge Imana. Data, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru kubw'uyu munsi. Tukweretse uyu mwanya tugiye kwinjiramo kugira ngo uze ubane natwe, umwuka w'ubwiza bw'Uwiteka utumanukeho, imbaraga z'Imana n'amavuta y'Imana bitugaragareho. Buri wese uri buze kumva iri jambo ryawe, uwo rizagiraho wese ribashe kumubohora, ribashe kumukiza. Ibyanditswe byera bihamya yuko wohereza ijambo ryawe rigakiza abari mu isi. Ndasenze biciye mu ijambo ugiye kunshishamo, abazaryumva bose ribashe kubakiza, rizinjire mu buzima bwabo no mu mibereho yabo, ribabohore. Ijambo ryawe rivuga yuko ari inkota ifite ubugi busumba bw'izindi nkota zose. Biciye mu ijambo ryawe ugiye kunyuzamo, reka rihinduke inkota ifite ubugi busumba bw'izindi nkota zose, rice mu mwuka w'umuntu, mu bugingo bw'umuntu, risenye ibihome bya Satani, rivanemo imikorere yose y'ubwami bw'umwijima kuri buri wese wari ukandamijwe mu isi y'umwuka, akandamijwe na Satani, akandamijwe n'inzoka, akandamijwe n'urwango rw'inzoka yashyize mu bana b'abantu. Uyu muntu akaba yari yanzwe, cyangiro cyari kimuriho, akandamijwe, buzima bumugoye, mibereho umugoye. Biciye mu ijambo ryawe ndasenze kugira ngo ururutse imbaraga zawe, yakire kubohoka, yakire gukira mu izina rya Yesu. Twahawe gukirizwamo, izina ryuzuye ubuzima, izina ryuzuye kubaho, izina ryuzuye ibintu byose dukeneye, izina ryuzuye imigisha y'abaryizeye. Urakoze mwami ko abantu babahawe umugisha. Tugwaye ikaze na karibirero, dukoreshe kandi ukore ku myuka y'abana b'abantu aho baherereye hose bakiri muri iyi si, kandi bacyambaye imibiri bakira ibyo bagomba kwakira biguturutseho. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, nkuko duheruka kubivuga mu ijambo ry'Imana, iyo tubonye icyitwa inzoka, inzoka iba ni Satani. Satani turaza kumureba muri Bibiliya. Satani uwo ngo tuvuga, cyangwa se uwo Bibiliya yise ikiyoka, mu ijambo ry'Imana uyu yari umumarayika w'umukerubi wari warasigiwe gutwikira. Yari umukerubi. Iyo tubisomye muri Ezekiyeli igice cya 28, muri Ezekiyeli igice cya 28 biritwereka yuko yari umukerubi, yari marayika udasanzwe, ikiremwa kidasanzwe. Tureka tubirebe muri Ezekiyeli igice cya 28. Ari umukerubi, ari umumarayika ukomeye. Kuko mu bamarayika buriya habamo inzego, hari abamarayika bakomeye, abo Bibiliya yise ngo abamarayika bakomeye, mbona marayika ukomeye. Ni ukuvuga ngo abamarayika nabo baratandukanye, bari mu nzego nk'uko tubona hano mu isi. N'ubundi hari abakomeye n'aboroheje, no mu ijuru hari abamarayika bakomeye mu byiciro byabo. Ntabwo twavuga ko abamarayika bo boroheje gusa. Muri departema hari departema z'abamarayika mu ijuru bafite ibyo bashinzwe. Marayika rero ukomeye, Lusoferi yari marayika ukomeye nk'uko tubibona mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 28. Ariko nyuma yo kuvumwa yiswe ikiyoka, umwanzi na Satani. Imana imaze kumuvuma yiswe ikiyoka, aho uzabona inzoka hose muri Bibiliya ibihagarariye Satani. Rero iki kiyoka niyo twabisoma mbere yuko tujya muri Ezekiyeli igice cya 28. Reka tubanze dusome ibyahishuwe igice cyaho cya 12.
ibyahishuwe igice cyaho cya 12 impamvu ngarutse kuri iki kiyoka nuko niyo nkomoko y'ibibazo. Iki ngiki umunsi cyajugunywe mu isi, iki kiyoka cyajugunywe mu isi, kijugunywe mu isi biciye muri rwa rwango cyangwa urubyaro rw'umuntu, gitangira guhiga umwana w'umuntu hava akagera. Reka dusome nyuma yaho nibwo turibuze gusobanura ibyo. Ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru uzijugunya mu isi. Icyo giyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihereko kirya umwana we kimutsotsobe. Umurongo wa 7 akavuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ngo ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Umurongo wa 9 cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywanya nacyo. Umurongo dusimbutse ku murongo w'10 akavuga ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga bariga ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Umurongo wa 12 ariwo nashaka kuvugaho ngo nuko rero mu ijuru nuko rero wajuruwe namwe abarimo nimwishima, naho wasiwe nawe wanyanja bimugushije ishyano, Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Murumva rero sasa irwa rwango cya kiyoka nkuko Bibiliya twavuze ngo urwango ruri hagati y'urubyaro rw'umugore n'urw'inzoka. Rwa rwango hano turarubonye, ikiyoka kijugunywe mu isi, kimanuka mu isi gifite umujinya mwinshi. Buriya umujinya uva mu rwango, umujinya uva mu rwango, kimanuka rero gifite umujinya mwinshi nkuko Bibiliya ibivuze, kuko ngo kizi yuko gifite igihe gito. Buriya abana b'abantu hano mu isi iyo bareba imyaka bafite bibwira ko imyaka bafite ari igihe kinini, ariko Satani we azi yuko imyaka dufite iyo ayibona nk'igihe gitoya, akora ku manywa na nijoro. Rero uyu ni umwanzi w'ikiremwa muntu, aho ahava akagera. Buri muntu wese ahava akagera, waba ubizi utabizi. Hari mwene data bushize wambwiye ngo Satani ntacyo amutwaye n'Imana ntacyo imutwaye. Hari abantu baba bitewe n'ubumenyi bukeya mu by'umwuka, ariko y'inzoka ari we Satani ajugunywe mu isi, ikiyoka kijugunywe mu isi, cyamanutse gifite umujinya mwinshi. Niyo mpamvu bivuga ngo wasiwe nawe wanyanja we ugushije ishyano. Ishyano rihe yuko Satani amanukiye yasi n'inyanja afite umujinya mwinshi. Ndayankubwire mukundwa muri Kristo Yesu, umwanzi arakwa. Umwanzi wa mbere ufite si umuntu, umwanzi wa mbere ufite ni Satani. Ntiyifuza kubona kubaho, ntabwo yifuza kubona wishimye. Ubundi Imana ire mu muntu, mwitangira igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 26 tubone ijambo rivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'ibisiga byo mu kirere, ngo n'ibyigenza byose bifite ubugingo hasi. Mu gice cya mbere cy'ubutumwa navuze yuko twaremewe gutwara. Ndi umutware, nawe unteze amatwi uri umutware. Twahawe ubutware ku isanzure, twahawe ubutware ku nyanja, duhabwa n'ubutware ku butaka. Impamvu rero Satani yanga umuntu nuko Satani, impamvu amwanga, ntabwo nyuma yo gutsindwa kwa Satani mu ntambara zabereye mu ijuru, aho yashatse gufata, yashatse kuba nk'Imana. Muri Ezekiyeli igice cya 28 yibwiye mu mutima we ngo ndi Imana. Twarabivuze mu gice cya mbere, yashaka kwigira Imana. Areba ukuntu Imana yubashywe mu ijuru, bamarayika bayiramya amanywa na nijoro. Muri uko kubireba icyubahiro Imana ifite, nawe noneho nawe yirebye abona bitewe n'icyubahiro Imana yamuhaye, nawe abona yuko abasha gukorera kudeta Imana akaba Imana. Noneho rero kuko Imana idasimburwa, nkaho Satani yashatse kubaka opposition ku Mana, ashatse kuzana opposition mu ijuru, ngo ijuru arigabanyemo kabiri.
nawe agira ubwami mu ijuru. Imana nuvuga ngo yari yinjiye mu gice kimwe cy'abamarayika bamwe bamuyobotse, nk'uko tubona mu bihugu bitandukanye inyeshyamba zigomeka ku butegetsi bwo mu isi zigashaka kurwanya ubutegetsi bwo mu isi. Satani niwe wabaye inyeshyamba ya mbere mu ijuru, ashaka kurema umutwe w'ingabo zo kugira ngo yigarurire ijuru. Muri iyo ntambara ntabwo rero yigeze ahirwa, kuko Imana yamurushije imbaraga, yaratsinzwe, ajugunywa mu isi. Ajugunywa mu isi nta kintu cyari kirimo. Mu byibuke, isi yari irimo ubusabusa gusa, agenda yizereramo na za ngabo ziwe zari zatsinzwe, aribo bamarayika bari bamuyobotse, bagenda bazerera mu isi. Nuko kuzerera mu isi biravuze ngo wasi we ugushije ishyano, nuvuga ngo isi amaze kwigeramo y'icyo gihe arayivuruga, itari ifite ishusho, bivuga ngo nta shusho yari ifite, arayivuruga. Impamvu bivuga ngo yari cuza umwijima. Mu kindi gice iyo Bibiliya ivuga umwijima bivuga Satani, ibivuga Satani, bivuga ubwami bw'umwijima, no kuvuga ngo ni ubwami bwa Satani. Yaba Bibiliya yavuga umucyo ikaba ivuga ijuru, ubwami bw'Imana. So noneho rero Satani amaze kujurwa mu isi, isi nta kintu cyayiriho, yari ifite nta shusho yari ifite. Kuba rero isi itari ifite ishusho, Imana ifata ibyemezo byo kugira ngo yihe ishusho, iyitunganye. Nimara kuyitunganya, irema umuntu ugomba kuyitwara. Noneho mu byanditswe tubona yuko Satani ajugunywa, amaze gutsindwa, nta kintu yahawe, yagiye azerera. Umuntu rero Imana imaze gutunganya isi, imaze kwimutunganyiriza, irema umuntu ngo ayitware. Ariko muri uko kurema umuntu ngo ayitware, turabona ikindi kiremwa cyayijugunywemo ariko kidafite icyo gitwara. Nta butware gifite, nta kintu gifite. Ni nk'inyeshyamba ikubiswe, ikirukankira mu ishyamba. Nigeze kubivuga ku maradiyo, kuri radiyo imwe gutya, inyeshyamba iyo zitsinzwe zigakurwa ahantu hari hafi zifite ibirindiro cyangwa mu gihugu, zigatsindwa, zigenda zizerera. Aho zigenda zizerera, iyo zigeze mu baturage zibafata ku ngufu, zikabambura imitungo yabo. Nuko zibaho. Inyeshyamba zibaho mu buryo bwo kwiba, nta hantu zavana ibizitunga, mu buryo bwo kuyobya bamwe na bamwe bakaziyoboka. Uko rero na Satani amaze kujurwa mu isi, nta bundi buryo yagombaga kubaho, nta bundi buryo yagombaga kubaka ubwami bwe. Uburyo bwagombaga kumufasha kubaka ubwami bwe nawe ni ukugira ngo byari uburyo bwo gushaka abayoboke. Mu gushaka abayoboke hari harimo kuba yayobya wa mwana w'umuntu ngo amwigarurire, amutwarane n'imitungo ye. Iyo Satani yagutwaye, agufiteho ububasha, agutwarana n'umutungo wawe, agutwarana n'ubwenge bwawe, akayobora ubwenge bwawe, akayobora umutima wawe, akayobora ibitekerezo byawe, akayobora n'ibyo utunze. Yahawe gutwara. Umuntu rero yari yahawe gutwara kuko yari yaremwe mu ishusho y'Imana. Ndagira ngo nkwibutse muti mukundwa muri Kristo Yesu, waremwe mu ishusho y'Imana. Satani rero mu rwango yanga mu mwana w'umuntu, yigira inama yo kugira ngo amwigarurire biciye kumwoshya no kumushuka. Akora icyari gitandukanye n'amategeko Imana yari yamuhaye. Umuntu arabwiye ngo nurya kuri urubuto no gupfa uzapfa. Satani araza aramubwira ngo ntuzapfa, ahubwo uzamera nk'Imana. Mu gice cyahise, mu gice cya kabiri cyahise cy'ubutumwa bwiza, naravuze ngo wa mutima Satani yari afite wo kwigira nk'Imana cyangwa wo gushaka kumera nk'Imana, ryarari niryo yaje biba mu mwana w'umuntu. Amaze kuri biba mu mwana w'umuntu, rimwinjiyemo, Satani aca muri iryo rari, aramugenzura, aramukontorora, aramuyobora. Ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana yongera gutanga isezerano ryo kugira ngo ibashe gukiza umwana w'umuntu. Aho yavugaga yuko rero mu rubyaro rw'uwo mugore hazavuka uzagira gute, uzakandagira inzoka umutwe. Twavuze yuko Yesu Kristo rero niwe rubyaro rw'umugore waje kuvuka, byarwa n'umwari utarigeze ahura n'umugabo. Hanyuma Kristo aravuka. Buriya hari abantu badasobanukirwa Kristo ni Imana. Ni Imana yaje mu isi yambika umubiri biciye, kuko iyo turebye process zo kuvuka kwa Kristo yavutse ubundi uko dusanzwe tubizi, kugira ngo umubiri w'umuntu ubeho ni umugabo n'umugore bahura. Bamara guhura, noneho ryagi ry'umugore n'imbuto y'umugabo bigahura bikarema umubiri. Imana nayo ikazana umwuka igashyira muri uwo mubiri. Kristo rero ukuntu byagenze ni ukuvuga ngo
we yaraje yiyambika umubiri mu nda ya Mariya, yiyambika umubiri mu nda ya Mariya. Ni Imana nyamana y'umwuka yaje kiyambika umubiri. Nkuko bisanzwe rero umwuka ushobora kwiyambika icyo ushaka. Satani nkuko nawe mwisi yaje akaza mu ngobyi ya Edeni kuko yari umwuka. Satani kindi kiremwa cy'umwuka. Abamarayika ni biremwa by'umwuka, ntibaboneka ntibagaragara. Buri kiremwa cyose cy'umwuka rero gishobora kwiyambika umubiri gishaka, umubiri cyifuza. Muri iki gice tugiye kurambura intambara ziba hagati y'urubyaro rw'umugore. Twaje kureba mu gice cya kabiri tubona yuko muri urubyaro rw'umugore harimo abana b'Imana, tuza gusanga n'abana b'inzoka. Wowe ukurikiranye iki gice cya gatatu bizagusa kugira ngo ukurikirane igice cya kabiri usobanukirwe abo bana b'inzoka nabahe, babaho bameze bate, ese inzoka yababyaye bate, cyangwa se Satani yabyaye abana gute, abana b'Imana bavutse gute. Twaravuze ngo mu gice cya kabiri hari abantu bavuga ngo Imana dusenga ntibyarwa, niyo ntibyarwa ariko irabyara mu mbaraga zayo no mu bubasha bwayo, ibyara mu mwuka, ntabwo ibyara nkuko twebwe tubyara. Ndavuga nti rero hari abantu kubera gutekereza nabi, gufata iby'umwuka sanisha n'iby'umubiri, bakibwira ko kubyara kw'Imana ari uko yahura ni mu marayika ikaryamana nawe hakavuka ikintu. Oya, Imana ibyara mu mwuka, yaratubyaye mu mwuka, itubyara biciye mu kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi ubugingo bwacu, ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ngo abo ntabwo bavutse kubw'umubiri cyangwa se kubw'amaraso cyangwa se kubw'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'iki? N'Imana. Nuvuga ngo rero Imana ibyaye abana bayo hano mu isi turahari. Tubona rero yuko na Satani mu ruhande rwe yabyaye, afite abana be. Abana be rero yabyaye, ababyaje inyigisho z'ibinyoma baziyoboka, abo bakitwa abana be. Abo yayobeje akayobya ibitekerezo byabo. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 11, reka masoma aho ngaho, reka tuhasome mumve ukuntu Paulo yabwiraga Abikorinto. Paulo ukuntu yabwiye Abikorinto muri icyo gice cyaho cya kabiri, yaravuze ngo ndatinya cyane. Mu gice Abakorinto ba kabiri igice cya 11 n'umurongo waho wa 3 ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera kwa Kristo. Iyo Satani yayobeje ibitekerezo byawe, ahita abona umuyoboro wo kukwinjiramo. Nuvuga ngo kuyoba kw'ibitekerezo niyo nzira ya mbere umwanzi ahita yinjiramo mu mubiri w'umuntu cyangwa mu buzima bw'umuntu. Iyo yamaze kwinjira mu buzima bw'umuntu niho atangira kumukoresha. Satani uburyo akoresha umwana w'umuntu ni mu bwo buryo ayobya ibitekerezo byawe, byamara kuyoba agahita abona okaziyo yo kwinjira mu buzima bwawe. Yamara kwinjira mu buzima bwawe agatangira gukoresha bya bitekerezo byawe, ugatangira gutekereza nabi, kugambirira nabi, gucura imigambi mibisha yo kugirira nabi abavandimwe bawe, ukabagirira amashyari, ukaba wapanga no kubica. Nuvuga ngo rero bitewe rero n'iyi mikorere ya Satani, niyo mpamvu Paulo yabwiraga Abikorinto, arababwira ngo ndatinya cyane nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera kwa Kristo. Urumva ko Paulo bitewe nuko yari amaze gusobanukirwa ugukora kw'inzoka cyangwa se ugukora kwa Satani, yari afite igishyika n'ubwoba ko ashobora kuyobya intekerezo z'iki z'Abikorinto. Muri iki gihe cya none rero ni ukuvuga ngo nkuko nari mbivuze, ishitani riraza rikinjira mu buzima bw'umuntu biciye mu kugira gute, mu koshya ibitekerezo byawe, rikakwinjiramo, rikagukoresha igikorwa cyifuzaga ko kigomba gukorwa hano mu isi. Nta muntu n'umwe muri iyi si ushobora guhura n'ibibazo hatari abantu babyihishe inyuma, kuko Satani ni umwuka uyu nguyu tuvuga udashobora gukorera hano ku isi y'ibifite imibiri, utiyambaje umubiri w'umuntu, utinjiye mu mubiri w'umuntu. Imana nayo dusenga ni Imana y'umwuka. Yabwiye muri Yohana igice cyaho cya 4, Yohana igice cya 4 n'umurongo wa 24. Reka tuhasome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana
mu gice cyaho cya 4 n'umurongo waho wa 24 tubona Yesu agirana ikiganiro n'umusamariyakazi, ariko umusamariyakazi umva ikiganiro bagiranye na Yesu. Reka wenda duhere ku murongo wa 19 kugira ngo tumvemo aho ngaho uko byagenze. Ngo Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, hano hari ikintu nabwo ijambo ry'Imana ritubwira, ntabwo ari ngombwa kuba wasengera mu rusengero muri iki gihe cya none insengero zakinzwe ngo ureke gusenga, kuko Yesu yabwiye uyu mugore, kuko Yerusalemu niho hasengerwaga icyo gihe. Arababwira ko ngo igihe kiraje ubwo igihe kigiye kuza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Arababwira ngo dore mwebweho musenga icyo mutazi. Abantu basenga icyo batazi nibo bazi yuko gusenga bisaba kuba nyine kuba insengero zarafunzwe batagomba gusenga. Nubona umuntu wahagaritse gusenga kuko insengero abantu batakijya mu nsengero, ujye umenya ngo yasengaga icyo atazi. Usenga icyazi azi yuko Imana isengwa mu mwuka, ntabwo isengwa kuko hari inyubako zubatswe n'abana b'abantu tugomba guhuriramo. Iyo zihari ni byiza, iyo dufite twemerewe kuzijyamo ni byiza, ariko kandi niyo tutemerewe kuzijyamo, aho turi hose turasenga kuko Imana ni Imana isengwa mu mwuka. Ahangaha rero Yesu avuga ngo dore musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga icyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri, umva nukuvuga ngo hariho abantu badasenga by'ukuri. Niba biraba ngo abasenga by'ukuri, nukuvuga ngo hari abasenga mu binyoma. Ari nayo mpamvu inshuro nyinshi amasengesho ya bamwe adasubizwa, nuko hari abasenga mu binyoma. Abasenga by'ukuri ngo basengera data mu mwuka no mu kuri. Kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Bande babandi basenga mu mwuka no mu kuri. Ku murongo wa 24 aravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Iyi Imana y'umwuka ntabwo nyibonesha amaso yanjye, nibisaba kugira ngo ndambike igishusho hariya, noneho ya Mana nyibonere muri iyo shusho, ngo ntangire kuyiramya biciye muri ya shusho. Ntabwo binsaba kugira ngo nyisenge nyireberera mu muntu runaka, ngo ya Mana ntangire kuyisenga nyireba mu muntu. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisenga mu kuri no mu mwuka. So noneho rero nanjye ubwanjye ndi umwuka washyizwe mu mubiri. Iyo uyisenga mu mwuka rero bisaba kugira ngo nsengere mu mwuka. Umwuka wanjye ugenda uhure ari usenga, ari uvugana n'Imana. Nubwo umwuka wanjye kugira ngo usore ijwi bisaba kugira ngo uri muri uyu mubiri, bisaba kugira ngo nsengere muri uyu mubiri, ariko mbe ndi muri uyu mubiri ariko ninjiye mu mwuka, ndebera mu mwuka. Imana nyireberera mu mwuka. Na Satani rero mu byanditswe byera bibiri twereka ko nawe ni umwuka. Niho rero navuze ngo Satani ntashobora gukora hano mu isi kuko ni umwuka atiyambitse umubiri. Atiyambitse umubiri byamusaba kuguma ikuzimu, kuko niho hari icyicaro cye. Aho ngaho ikuzimu tuzabireba, turebe inshuro tuzabireba. Icyicaro gikuru cya Satani nkuko tubizi neza, buri mutegetsi wese, perezida wa buri gihugu agira icyicaro gikuru muri perezidansi, aho yiwe intebe yiwe ibiri. Ni nako na Satani, icyicaro gikuru cya Satani, perezidansi y'ikuzimu ni ikuzimu. Aho niho hari icyicaro gikuru gikomeye cya Satani. Noneho sasa imigambi yose icurirwa hano mu isi, cyangwa se ibigomba kuba mu muryango, ku muntu, ku isi, mu bihugu bitandukanye, bicurirwa muri iyo perezidansi. Imigambi yose uko ibigomba kubaho mu isi bitegurirwa hehe? Hari ikuzimu. Nkuko hariya muri perezidansi ya hano ku isi ariho hacurirwa imigambi y'uko igihugu kigomba kuyoborwa.
hakafatwa imigambi nyamukuru y'uko igihugu kigomba gukorwa, gahunda zose, inama zose ikazajya ihurira muri perezidanse zigakorwa z'ukuntu igihugu kigomba kuyoborwa, tugomba kuyoborwa mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka. Imigambi yose icurirwa ahantu hitwa ikuzimu, hari icyicaro gikomeye cya Satani, perezidanse y'ikuzimu. So aho ngaho rero iyo hamaze imigambi imaze gupangwa, Satani ategeka imyuka kuva ikuzimu ikaza ikinjira mu bantu. Yakwinjira mu bantu kuko iyo myuka nayo ntiyabasha kugira gute, ntiyabasha gukora itinjiye mu bantu. Imyuka rero burya imyuka, iyo tuvuga imyuka ubwo naba marayika b'ubwami bw'umwijima, nibo b'imyuka, nibo badayimoni bakazamuka bakinjira mu bantu. Bakwinjira mu bantu bagakora operation, bagashyira mu bikorwa bya bindi byigiwe hehe ikuzimu. Kandi murabizi ko akazi ka Satani ni ukwiba no kwica no kurimbura. Muri Yohana aho ngaho igice cya 10, reka tuhasome. Yohana igice cyaho cya 10, reka tuhasome n'umurongo waho wa 10 nanone, ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Mu yandi magambo, Satani hari ahandi yitwa umujura kuko nta kintu afite. Ubwenge ibyo tubona byose mu isi, nubwo tumubona muri Luka igice cya 4 abwira Yesu ngo napfukama akamuramya, aramuha ubwami bwose kuko ari we wabugabanye, yabugabanya abwibye umwana w'umuntu. Ubwami bwa hano mu isi, ubutegetsi bwa hano mu isi, ubutware bwa hano mu isi bwari bwahawe umuntu, ariko umuntu biciye mu gukora icyaha Satani arabumunyaga, arabwigarurira. Ariko turashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, mu kuza kwa Yesu Kristo kwa mbere igihe yazagaje kuvukira hano mu isi kugira ngo aducungure, mwizuka rye yaravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Kano kanya Kristo afite ubutware mu ijuru no mu isi, nuko abantu badashaka kumuyoboka bakaguma mu gice cy'umwijima cya Satani. Mu buryo bw'umwuka niho tubona ko hari ubwami bubiri buyoboye isi, ubwami bw'umwijima buyobowe na Satani n'ubwami bw'umucyo buyobowe na Kristo Yesu. Noneho sasa ubwo bwami bwombi ko ari bubiri bukaba buhangana, buhiga umwana w'umuntu, bushaka gutegeka umwana w'umuntu. Ikibi rero, bamwe bayobotse ubwami bw'umwijima butwaza igitugu, bwica, bukiba, bukarimbura. Bwa bwami buhagarariwe buyobowe n'inzoka, inzoka ifite urwango rukomeye ku mwana w'umuntu. Nubwo Satani yagukoresha nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ukaba wakwemera ko Satani agukoresha yinjira mu bitekerezo byawe, ariko amaherezo ni ukukurimbura. Hari aho ubwo butware, akabaha ubutunzi, akabaha ibintu, ariko amaherezo ni iki? Ni ukubarimbura. Tuzi yuko Satani amaze gutsindwa yaciriweho iteka, amaze gucirwaho iteka bikivume, Imana ihita itegura ikintu cyitwa Gehinamu. Iyo Gehinamu mwumva cyangwa Gehinomu ni nka kasho yateguriwe Satani n'abamarayika be. Ntabwo Gehinamu Imana yari yayiteguriye umwana w'umuntu, iyo kasho cyangwa se iyo prison yari yateguriwe Satani n'abamarayika be. Noneho mu ntambara Satani arwana ni ukugira ngo atazajyanwa muri iyo Gehinamu cyangwa se Gehinomu wenyine, ashaka ko amanukana n'abantu. Abamuyobotse bose rero bakamwemera, bakamwizera, bakagendera munsi y'umuyoboro wiwe no munsi y'amategeko yiwe n'amabwiriza yiwe, abo bose bazamanukana hehe? Gehinomu. Abizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo bakamwakira, bakemera kugendera mu muyoboro w'ubwami bw'Imana, bakayoborwa n'ijambo ry'Imana, bakarwanya Satani, bakanga Satani n'imigambi yiwe yose. Abo ngabo babikiye ubugingo buhoraho, babikiye kubaho iteka, babikiye kubaho iteka badapfa, bakazaba mu ijuru iteka ryose. Nge ndimo, nawe urimo, niba ubyizera. Imana y'amahoro iguha umugisha. Rero nari mvuze ngo muri izi ntambara duhura nazo hano ku isi, ni ukuvuga ngo Satani kugira ngo muri rwa rwango, rwa rubyaro rw'inzoka rwanga urubyaro rw'umugore, ni ukuvuga ngo amashitani arazamuka akinjira mu mibiri y'abantu, yamara kwinjira mu buzima bw'abantu, mu mubiri w'umuntu, agakoresha abantu kugira ngo bangize abandi bantu. Nubwo buryo Satani akora, barwanya abasenga, bica abasenga. Mujya mwumva mu bihugu bimwe na bimwe aho abasenga baca imitwe. Twagiye tubona no na mbere muri ya myaka Yesu mbere yuko ajya asubiye mu ijuru, ukuntu intumwa zatotejwe, abantu zikicwa urupfu rubi, nta ntumwa n'imwe yigeze ipfa urupfu rwiza. Ni amashitani azamuka akinjira mu bantu, agahiga rwa rubyaro rw'umugore, agahiga b'abana b'Imana. Ariko muri Kristo Yesu, abo muri Kristo Yesu dufite
dufite ubutware, dufite ubushobozi inshuti mukundwa muri Kristo Yesu. Nicyo kibazo bo mu Mana ntabwo biga ngo bamenye uburenganzira bwabo bafite hano ku isi. Turi abana b'Imana ariko kandi twahawe ubutware. Biravuga ngo ibyo tuzahambira mu isi no mu ijuru bizabihambiriwe. Dufite ubutware kuri abo bana b'ubwami bw'umwijima. Itorero muri iki gihe cya none ryarasinziriye, rimaze gusinzira ryisanga noneho sasa abana b'ubwami bw'umwijima bamaze kugira imbaraga zo kuganza b'abana b'umucyo. Imana y'amahoro iturengere. Ariko ndagira ngo ukanguke, wambara imbaraga, ube mu buzima busenga. Ku buryo bwo guhagarika imikorere ya Satani nta bundi buryo no gusenga. Tubona yuko jenoside yari yapangiwe abayahudi mu gitabo cya Esteri. Morodekayi ari we wagombaga gufata iya mbere akamanikwa ku giti. Ibyo byahagaritswe n'imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho nizo zihagarika imikorere ya Satani. Nubwo ubona mu hirya no hino gusenga kugenda guhagarikwa, ni imigambi yishwe inyuma na Satani, kuko azi yuko abantu nidusenga turaburizamo imigambi ye hano mu isi, imikorere yiwe iraza kononekara. Ariko nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, wowe wizeye umwami Yesu, wowe wo mu bwami bw'Imana, ndagukangurira kwambara imbaraga zo gusenga, kuko muri uko gusenga niko konyine kubasha guhagarika kukalimita abakozi ba Satani ku buzima bwawe, abakozi ba Satani ku buzima bw'igihugu, abakozi ba Satani ku isi muri rusange. Na amasengesho yonyine abasha kugira gute kubirimita, atari ya masengesho y'amatakirangoyi aho umuntu asenga ariraboroga avuga no, ahubwo amasengesho yuzuyemo ubutware, amasengesho nk'ayo mu gihe cya Eliya. Igihe cyarageze aravuga ngo ndahiye Imana ihoraho, imvura ntizongera ntizagwa kugeza igihe nzabitegekera. Na amasengesho y'ubutware, ya masengesho duhagararamo tukinjira mu ntambara y'umwuka. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, birashoboka ukaba unkurikiranye Satani yarinjiye mu buzima bwawe akoresheje abandi bantu, akoresheje abarozi, warazinzwe, nta rushako, ubuzima bwawe ni bubi, burimo buragenda nabi, amaganya, kwiheba, agahinda, ahejo hazaza ntuhabona, nta byiringiro ufite, nta mahoro, nta munezero, uriyanze n'isi iragukandamije. Wowe ukibwira ngo ni ubushake bw'Imana. Ubwo si ubushake bw'Imana, ni ubushake bwa Satani, kuko akazi ka Satani ni ukwiba no kwica no kurimbura. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana itanezezwa no kubabaza abantu iteka cyangwa kubatera agahinda. Ndagira nkubwire nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, nta nyungu y'Imana kukubabaza, nta nyungu y'Imana kuguteza umubabaro n'agahinda. Mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza hari ahantu navuze ngo ninde muri mwebwe waba uri umubyeyi akaba afite byose, akanezezwa no kubona umwana wababaye, yambaye ubusa, yabuze ibyarya, asa nabi, inzara yamwishe, yarwaye. Uwo mubyeyi yaba ari mu mubyeyi bwoko ki? Na Yesu ubwo yarabivuze ngo ninde muri mwebwe umwana we yasaba ifi hanyuma ngo akamuha inzoka? Cyangwa ninde muri mwebwe umwana we yasaba umugati akamuhibuye? Noneho Yesu abwira bamwe mu bigishwa ngo niba muri babi mwebwe mukaba muzi guha abana banyu byiza, ese so mu ijuru nazaha umwuka wera kumusaba? Cyangwa se mu yandi magambo, data wo mu ijuru nazaguha ibyiza kubakeneye ibyo byiza basaba? Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu rero, ibyagwa makuba, kaga n'ibiki byose, ibibazo byose duhura nabyo, icyaha, ubukene, inzara, agahato, gukandamizwa, gushyirwaho igitutu cy'abazimu n'abadayimoni, kubuzwa amahoro impande zombi, kuryama ntusinzire ukabura ibitotsi, kwangwa, gutabwa n'abantu ukaba igicibwa, ni umurimo wa ibyo byose. Ikibyihishe inyuma ni Satani wihishe inyuma y'ibyo bintu. Ndagira ngo dusoreze ahangaha, ariko usobanukirwe ko ni Satani wihishe inyuma y'ibyo bintu. Ariko uwo Satani dushobora kumurimita. Biri bavuga ngo murwanye azabahunga, murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Reka dusoreze ahangaha rero dusenga. Data, turagushimiye kubw'iki cyigisho gitambutse, tuguhaye icyubahiro kandi tugushyize hejuru. Twamaze gusobanukirwa yuko inkomoko y'ibyo ducamo ari urwango Satani yanga abantu bawe. Uhereye kano kanya buri wese wari urimo uracamo mu bihe bimukomereye, nkuko ijambo rya rivuga yuko tumurwanya azaduhunga, kandi ijambo rya rikatubwira yuko waduhaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Isezerano watubwiye nuko nta kintu kigomba kugira icyo kidutwara rwose. Niyo mpamvu nsengeye mwene data warunkurikiranye mu izina rya
rya Yesu wakandamizwaga na Satani, agakandamizwa n'abana b'inzoka aribo baruzi, abakonikoni n'abapfumu bamushika, bahamagara umutima we, bahamagara ubuzima bwe. Buri wese unkurikiranye wafatiwe mu isi y'umwijima mu gice cya kuzimu, bakamuteza indwara, bakamuteza ibyago, bakamuteza amakuba, bakamuteramo kamere, bakamushyiramo ingeso mbi kugira ngo basenye ahejo hazaza, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ndarekura umuriro wawe n'imbaraga zawe. Ijambo ryawe rimbwira neza yuko abamarayika wabaremye mu buryo bw'umuyaga, ariko twebwe abakozi bawe watugize ibirimi by'umuriro. Mu izina rya Yesu nsengeye uyu muntu, mpagaze muri iryo jambo ry'ubutware waduhaye bwo gufata inzoka na scorpion. Mfashe inzoka zose, mfashe za scorpion zose zatotezaga uyu muntu mu izina rya Yesu. Umugabo n'umugore, umukobwa n'umusore bakurikiranye buno butumwa, reka bakire ubuzima, bakire kubohoka, ni mu izina rya Yesu wanesheje kuzimu na rupfu. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Turashoje, kanda subscribe hepfo aho ngaho kugira ngo izi nyigisho zijye zikugeraho byihuse, kandi wongere ukoreshe ya uzihereze bene so kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kure cyane. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Mwari kumwe nanjye Pst.JUSTUS. Ubuntu n'imbabazi bibonerwa muri Yesu Kristo bibane namwe mwese. Amahoro y'Imana abane namwe. Unkeneye ni 07